Ubucuruzi bushingiye ku bukerarugendo hari nako habungabunga ibidukikije, impuguke zisanga hari ibikwiye kwitabwaho mu kunoza ubu bucuruzi kandi bikazana inyungu ku gihugu. Abahuriye muri ibi biganiro harimo n'abikorera ku giti cyabo bagaragaje ko guhuza imbaraga ari kimwe mu byazamura inyungu ku bucuruzi bushingiye ku bukerarugendo, ari nako hanabungabungwa ibidukikije. Theodore Nzabonimpa, umuyobozi wa Beyond the Gorilla Experience, na Ishimwe Aline ufite hoteli, basanga guhuza imbaraga biri mu byafasha abakora ubucuruzi bushingiye ku bukerarugendo. Imbaraga zihuzwe, inzego zose, abashoramari, abatangira, abafite ibitekerezo by'ishoramari mu bigo by'amashuri, imirongo migari y'abahanga imirimo, uko babaha amabwiriza nacyo kizemo, yewe binabaye ngombwa aya masosiyasiyo ari ya kinyamwuga, kuko abakora ubukerarugendo dufite ibyiciro bitandukanye birenze 5 bagahurizwa hamwe. Ikintu ntekereza cyakorwa navuga ko cyane ari ubufatanye, kuko ubona abantu benshi batarabasha kubyumva. Rero uko bagenda babibwira abantu benshi mu buryo butandukanye bigenda bifasha. Ikindi cya kabiri, bura kubungabunga ibidukikije ntago ari ikintu cyoroshye. Ni ibintu bisaba ubushobozi kandi bwisumbuye. Urumva nkangiye hoteli yanjye tubungabunga ibidukikije dukoresha amazi yavuye ku mirasire y'izuba, dushaka no guhindura umuriro tukadukoresha avuye ku mirasire y'izuba, ako ntago ari ikintu gihendutse. Hari ibice bizwiho kugira uruhare mu bukerarugendo ari nako bijyana no gukora ubucuruzi. Aha niho Prosperi Uwingeri, umuyobozi wa parike y'igihugu y'Ibirunga, asanga hari bimaze gukorwa mu guteza imbere ubukerarugendo bubungabunga ibinyabuzima. Gahunda yo guteza imbere ubukerarugendo bubungabunga urusabe rw'ibinyabuzima yaragezweho. Ikintu cya mbere ari nabyo twanaganiriye muri iyi nama ni uruhare cyane rw'abashoramari ndetse n'abikorera, ku buryo baza bagakora ibikorwa bigari bikurura ba mukerarugendo, cyangwa se bizamura ibyo ba mukerarugendo bakenera nk'aho kurara ndetse n'ibindi batembera bakora, noneho tukabihuza no kongera umutungo parike ibona, kugira ngo bikoreshwe nyine icya mbere mu kubungabunga parike, icya kabiri no guteza imbere abaturage. Umuryango Nyafurika ushinzwe kubungabunga inyamaswa zo mu gasozi, African Wildlife Foundation, usanga mu Rwanda hari amahirwe menshi yo guteza imbere ubucuruzi bushingiye ku bukerarugendo, ku mpamvu y'uko u Rwanda ari igihugu cyita cyane ku nyamaswa. Kaduse Bunya ni umuyobozi mukuru w'umuryango ushinzwe kubungabunga inyamaswa zo mu gasozi, aravuga ko u Rwanda ari igihugu giteza imbere ubucuruzi bushingiye ku nyamaswa. Hano mu burasirazuba bwa Afurika dufite inyoni zigera ku 4,000. None ni gute twakora icyanya cy'ubukerarugendo bw'inyoni, nk'aho abantu baza bakaruhukira, bafata amafunguro ndetse bakabona naho baba? Urumva bamara iminsi 2-3 se basura izo nyoni, bakahanywera amazi, bagafata n'amafunguro, kandi baba bagomba no kubona ahantu barara. Ni gute rero twabyaza ibi byose umusaruro? Ntekereza ko ari ibyo bibazo tugomba gukomeza kwibaza. U Rwanda rwo ruri ku isonga muri ibyo. U Rwanda ni icyitegererezo. Rwanda as a brand. Ibi biganiro byari bifite insanganyamatsiko igira iti ubukerarugendo bushingiye ku bidukikije nk'isoko y'inyungu rusange, ishoramari, kubaka ubushobozi no kwihangana imihindagurikire y'ikirere. Byibanze ku buryo ubukerarugendo burambye bushobora gutanga umusanzu mu kurwanya imihindagurikire y'ikirere hamwe no kuzana ishoramari. Evariste Twagirezo, mu karere ka Musanze.